ugasigara uri intumbi mu bya mwuka. Ushobora kuba waburirimba, ushobora kuba wabubwiriza, ushobora kuba wabukora imirimo mu rusengero, uri umudiyakoni, uri iki, uri umunyabwuzu, uri umwarimu, uri pasiteri, ariko mwuka yarakuvuyeho uri intumbi. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Haleluya. Ngaho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Mwabyumvise? Bavuga ukuntu bagiye gushyira itegeko ry'icyumweru, bavuga ukuntu bashaka kurishyiraho, hanyuma umwe mu basenateri, niba n'abasenateri, yarabashije ngo none ko turimo turashaka gushyiraho itegeko ry'icyumweru, ariko hakaba hari abantu baruhukaga isabato isanzwe, ariyo bita ngo ni Saturday, ariyo sabato isanzwe, abo bantu ibizaba bibareba bizaba bimeze bite? Hanyuma wari yoboye ikiganiro ababwira ngo abo bantu nabo ku munsi w'icyumweru bagomba kuruhuka, nta kintu bagomba gukora, kwibeshya bakagira icyo bakora ku munsi w'icyumweru bagomba guhanwa. Nguhaye ikaze nshuti muvandimwe duhuriye kuri uyu murongo. Imana iguha umugisha kandi ikomeze kuguhaza uburame, ndetse ikomeze kuguteza intambwe zo gufata umwanya wo kwiga ibyanditswe byera. Amazina yanjye ni Nshimiyimana Birudadi. Ku bantu dusanzwe tumenyeranye, nyine turamenyanye n'ibyishimo bitambutsa, ariko birashoboka ko wasanga ari ubwa mbere duhuriye kuri uyu murongo. Uyu murongo unyuraho ibyigisho cyane cyane by'ubuhanuzi, ariko nabwo bwerekeranye no kugaruka kwa Yesu Kristo. Rero muri aya masaha hari ibyo numva nifuza ko tugiye kuganiraho ku byerekeranye n'amakuru mashyashya ari hanze aha ngaha yerekeranye n'icyumweru. None ndagira ngo unyemerere, ubwo nivuga icyumweru mu itegeko ry'icyumweru, ni amakuru mashyashya atamaze n'iminsi 5 hanze, nta cyumweru amaze hanze. Ndagira ngo rero unyemerere tubane muri iki kiganiro, ariko mbere ko tugitangira reka tubanze dusenge. Data mwiza, mubyeyi dukunda kandi ukiranuka, twongeye kugushima no kuguhimbaza. Tugushimiye ukuntu ko bwije no ko bukiye ukomeje kutwungura ubwenge, ubihimbarizwe. Tubabara ibyaha n'ibicumuro byacu, agakiza kawe kari muri twebwe, ubane natwe muri iki kiganiro. Mwuka wera ngwino ubane natwe, uturinde amarangamutima yacu, turinde inarijye, ahubwo twemerere umurongo ijuru rishaka ko tugenderaho aba ari wo tugenderaho. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Reka mbere yo kugira ngo tugire ikindi tuganiraho, tubanze duhere ku isomo turi busange mu Byahishuwe igice ni cya 13. Turahera ku murongo wa 16. Hari amagambo avuga ngo itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa se mu ruhanga. Aya ni amagambo tubona mu Byahishuwe igice cya 17 cya 13 umurongo wa 16. Hanyuma umurongo wa 17 ukatubwira ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ngo inyamaswa yafashe abantu bose, abimbata n'abumudendezo, abakire n'abakene, buri muntu wese mu rwego ariho, imutera gushyirwaho ikimenyetso mu kiganza cyangwa se mu ruhanga, ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugurisha. Ariko kuri iyi nshuro ntabwo nje gusubiramo ibi ngibi twabivuzemo kenshi mu biganiro, keretse ubwo bibaye ngombwa kwenda aho hari byasubirwamo. Hari icyo ngira ngo tuganireho, ikintu bita ikimenyetso cy'inyamaswa. Ikimenyetso cy'inyamaswa twarakirebye, tunabona n'ikimenyetso cy'Imana. Twabonye ko ikimenyetso cy'inyamaswa ari icyumweru. None ikibazo, ese iki kimenyetso cyaba kizaza ryari, cyaba kigeze cyitegurwa, byaba bimeze bite? Mu kiganiro nakoze ejo nababwiye ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane Los Angeles, haraba umuriro udasanzwe cyangwa se ari gutwikwa n'umuriro udasanzwe, ariko dusuzuma twabonye ko uwo muriro atari ibintu bitangaje, ahubwo twabonye ko ari ibintu byari byarahanuwe mu myaka y'icya 900. Ibyo twarabibonye.
ndetse iyo tugiye mu gitabo cy'intambara ikomeye ndetse no mu gitabo cyo kwitegura ka gaheruka ho batubwira ko umunsi tuzabona ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwamanutse ngo kizaba ari igihe cyo gutangira kwitegura itegeko ry'icyumweru. Ayo makuru nizere ko muyumvishe. Igihe tuzabona ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwamanutse ngo kizaba ari igihe cyo kwitegura itegeko ry'icyumweru. Kandi itegeko ry'icyumweru twabonye ko ari ikimenyetso cyo kwerekana ububasha n'ubushobozi bw'inyamaswa. Inyamaswa twarayibonye, twabonye ko ari Roma cyangwa se ubutegetsi bwa Roma. Nubwo hari abatabyumva neza bakumva ko wenda ari ubushotoranyi, bakumva ko ari icyo ariko ibingibi mvuga biba bifite aho byanditse mu byanditswe byera, ntago ari ibintu twivugira uko twishakiye. Ibyo twarabibonye. Hanyuma ibyanditswe byera biratubwiye ngo iyo nyamaswa itera boroheje n'abakomeye n'imbata n'abo umudendezo gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza cy'iburyo kugira ngo hatagira umuntu umererwa kugura cyangwa kugurisha keretse afite icyo kimenyetso, ndetse na bya bindi barondoye hasi twavuze mu biganiro byabanje. None ikibazo, mbese ko itegeko ry'icyumweru ririmo rirategurwa, rikaba ryanamaze gusinyirwa, rikaba risigaje gutangazwa, waba witeguye? Uhagaze kuhe mugabane? Uhagaze ku ruhe ruhande? Mbese ahari umuvandimwe duherutse kuganira, ahari ngira ngo wenda yaba nakurikiye n'ikiganiro, ubwo nimvuga ikiganiro twagiranye araza kumva nyine uwo ari we. Yarambajije ngo mbese umuntu ashaka kubahiriza isabato nk'uko bikwiriye, cyangwa se ashaka kubahiriza itegeko ry'Imana rya kane nk'uko byanditswe muri Bibiliya, mbese abantu basenga ku cyumweru baba baramaze kwakira ikimenyetso? Niko yambajije. Kandi hari n'abantu benshi bumva ibiganiro bakagira ikibazo kimeze gutyo, ariko akaba atabona ahantu anyura akibaza. Ariko biremeye ko wagishyira muri komenti, cyangwa se mu kanya ndaza kuza kubaha nimero zanjye za WhatsApp, cyangwa se ushobora kumpamagaraho ku buryo ufite ikibazo wampamagara tukakiganiraho tuyobowe na Mwuka Wera. Ubone nubwo naba ntagifite igisubizo, ariko twafatanyiriza mu gusenga kugira ngo Imana iduhe igisubizo kitunyuze kandi kinyuze imitima yacu. Hanyuma arambaza ngo mbese abantu basenga ku cyumweru baba baramaze kwakira ikimenyetso? Namusubije ngo oya, ntago ari cyo bisobanuye. Ariko abantu basenga ku cyumweru baramaze kwakira ukuri kuzuye ku isabato y'ukuri, abo bantu bari mu nzira zo gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Kambisubiremo, abantu basenga ku cyumweru baramaze kwakira umucyo w'isabato, baramaze kumenya isabato y'ukuri iyo ari yo, abo bantu bari mu nzira zo kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Hariho n'abamaze kucyakira kubera ko bamaze kwinangira rya jambo rivuga ngo Mwuka Wera ntazahora ruhanya n'abana b'abantu, rikabasohoreraho kugeza igihe Mwuka Wera abikuburiyeho akagenda bagasigara ari ibishushungwe byibereye aho ngaho. Niba rero nawe ufite ikibazo kimeze gutyo, kuba uruhuka ku munsi wa mbere w'isabato cyangwa se ku cyumweru ntago ari ikimenyetso cyerekana ko wamaze kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko nukomeza gutyo ukabigumamo bizarangira ikimenyetso cy'inyamaswa ucyakiriye kandi nta hantu uzakwepera. Yego, kambisubiremo, nta hantu uzakwepera. Rero ku bantu mukomeje kugira ibibazo bimeze gutya, natanze umuburo uvuga ngo mu gihe cyose ijambo ry'Imana rikugezeho, mu gihe cyose umuburo ukugezeho, mu gihe cyose Mwuka kuganirije akakwereka ko ibyo urimo atari byo, irinde kugundagurana n'ijambo ry'Imana, irinde kurwana na Mwuka Wera, ahubwo yoboka inzira utazuyaje ukiza ubugingo. Ubushize narabajije ngo uramutse ubaye utetse ibiryo, wajya kumva amasasu aravuze, mbese wakicara ukavuga ngo reka mbanze ndeke bishye mbirye mbone guhunga, cyangwa wahita ukora bwangu ugakiza amagara yawe? Nguko no mugakiza uko bigomba kugenda. Abantu bari bakwiriye kumva umuburo bagahita bazibukira byihuse. Muri Matayo 24 mu cyigisho natambukije ejo twabonye ko havuga ngo umuntu naramuka abonye ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, ubisoma byitondere, umuntu uzaba uri hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo ajye mu nzu gutora ku myenda, umuntu uzaba uri mu murima ye kuzasubira mu rugo, ahubwo ngo muramuka mukibona ikimenyetso cy'ikizira
muzahite muhungira ku misozi. Haleluya. Bishatse kuvuga iki rero? Mu gihe cyose umwuka w'Imana kweretse ko ikintu atari cyiza, wizuyaza, wishaka kugundagurana, wishaka kurwana, zibukira, kiza ubugingo bwa hakiri kare, kubera ko ejo ntabwo tuzi uko hazamera. Ejo ntabwo ari ahacu. Ahari ushobora kumva umuburo watindiganya, ubundi bikaza kurangira icyo witaga kuvuga ngo nzihane ejo kirangiye. Kambaho agatekerezo kamwe. Umunsi umwe ngo umupasiteri agiye kubatiza. Agiye kubatiza, abatiza abantu bose bari mu gihe bari bararinganirijwe kubatizwa, abashyira mu mazi, amaze kubatiza arabisoza, ava mu mazi, amaze kuva mu mazi, igihe kiragera arambara, amaze kwambara ngo ku musozi haturuka umuntu aramubwira ati pasiteri nanjye mbatiza. Uwo muntu ntago yari yarigeze yiga, ntago mu yandi magambo ntago yarazwi, abanyetorero cyangwa se abanyedini ntago bari bamuzi ashwi, ahubwo yamanutse ku musozi avuga ati nyaboneka pasiteri nanjye ntunsige mbatiza. Pasiteri ngashaka kubanza kugundagurana ngo yange ko uwo muntu yabatizwa, ariko igihe kigeze Mwuka Wera ngo aramwemeza, aramubwira ati uriya muntu umubatize. Pasiteri arongera ashoka mu mazi aramubatiza. Uwo muntu amaze kumubatiza ngo asabwa n'ibyishimo, ariko inkuru itangaje ni uko ngo uwo muntu avuye mu mazi, azamutse ageze mu nzira, yahuye n'ikinyabiziga kiramwanura, arasinzira. Mbese iyo pasiteri aramuka yanze kumubatiza, akumva ko yanze kubatiza asinziriye cyangwa se apfuye mu buryo butunguranye, pasiteri ntiyari kwicira urubanza. Ariko ibyo mbivugiye ko hari abantu bumva umuburo bagatindiganya, nyamara habaho igihe Imana iguha uwo muburo kugira ngo ibone ko gufatira aho ngaho, ibone nuko iguha ku byasezeranyijwe hakiri kare. Ni byiza rero ko niba umuburo utanzwe, nk'uko abo muri Isiraheli babwiwe ngo nimuramuka mubonye ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, nyaboneka muramenye, uri hejuru y'inzu, uri mu murima, uri mu kazi, muramenye ntimuzatindiganye, muzahunge. Nguko niko Imana itubwira. Niba twakiriye umucyo, niba tubonye ubutumwa bwiza, niba Mwuka Wera duhumekeyemo, twe kugundagurana, twe kuzarira, twe kujya mu bindi ngo dushake kwirwanirira, ahubwo niba ukuri kuje kuvuga ngo nyura aha ngaha, wikirirwa utindiganya, kurikira inzira y'Imana, kuko icyo Imana dushakaho ni icyiza, ntago ari ikibi. Haleluya. Icyo Imana dushakaho ni icyiza, ntago ari ikibi. Niyo mpamvu Imana kubwira ngo va muri ibi ukora ibi ngibi, nuko ibishaka ko hari ibyiza uzagabana birenze ibyiza uri kubona ubu ngubu. Rero nshuti yanjye, niba uzi ko Mwuka Wera yakumanukiye, ukaba waragize umugisha wo kubona ukuri kuzuye, ukaba utari gushaka kugenderamo, birashoboka ko ushobora kuzaba aka wa mugabo wagambaniye Yesu, ndavuga Yuda. Imana ikamuha amahitamo yo kugira ngo yihane, akabyanga kugeza ubwo yimanitse mu mugozi. Hari abantu bajya kwiyahura, Imana ikaba yarabanje kubinginga, Imana ikabanza ikaguyaguya, igashyagashyaga, ikavuza ubuguyiguyi, igahendahenda, igatereta, ariko abantu bakanga kumva. Iyo bigenze gutyo rero kibaho, Mwuka Wera akakuvaho, ugasigara uri intumbi mu bya mwuka. Ushobora kuba waburirimba, ushobora kuba wabubwiriza, ushobora kuba wabukora imirimo mu rusengero, uri umudiyakoni, uri iki, uri umunyabwuzu, uri umwarimu, uri pasiteri, ariko Mwuka yarakuvuyeho uri intumbi. Yego, Mwuka yarakuvuyeho uri intumbi. Igihe cyose umuntu ari intumbi mu bya Mwuka Wera, ijuru riba ryaramaze gukata urwandiko rwe, riba ryaramaze kwandika ko uwo muntu yarimbutse. Ejo muri hari umuntu twaganiriye, arambaza ngo ese birashobora ko urubanza rw'umuntu rushobora gukatwa kandi akiriho? Igisubizo niko yego, niko bimeze. Umuntu ashobora gukatirwa urubanza n'ijuru akiriho, ijuru rikandika ngo ararimbutse kandi akiri muzima, anasenga, ari umwizera, kandi kuvuga ngo ari umukirisitu, ajya mu rusengero agasenga, agakora n'imirimo, birashoboka. Kubera iki? Iyo Mwuka kwinginze cyane, igihe kiragira akakuvaho. Yakuvuyeho nta gupfa, urakomeza ukabaho, ariko hakaba hari ibyaha byakubase. Ubwo nari ndimo ndabwira abantu bakomeza kumva umucyo w'isabato, bagakomeza kurwana nawo, bagakomeza kugundagurana nawo, bakanga kumva kandi Bibiliya dusoma nabo ubwabo bayifite, ibyanditswe byera dusoma nabo ubwabo babifite, bakabisoma, ariko bagera ku cyitwa isabato bagakebera bakajya ku ruhande. Nyaboneka ndagira nkubwire ngo niba iki kintu uri kucyumva neza, uramenye ibyanditswe byera tuvuga ngo umuntu aramya nyamaswa n'igishushanyo cyayo
agashyirwaho ikimenyetso ku ruhanga cyangwa mu kiganza, ngo uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguye, habe n'amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Uwo muntu naramya ya nyamaswa agashyirwaho ikimenyetso. Ariko reka iryo somo ndisome, Ibyahishuwe 14. Reka ndisome mutagira ngo nayanjye. Ibyahishuwe 14 igice cya 14 turahera ku murongo wa 6. Ubutumwa bw'abamarayika batatu, reka mbisome mu byumve. Ubutumwa bw'abamarayika batatu: nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Ubutumwa bw'abamarayika batatu ni ubutumwa bahaye bwo kubwira abantu mu gihe giheruka isi, nibwo butumwa itorero rifite. Nawe niba uzi kuri n'umuyobozi w'itorero, ukaba uzi kuri umupasiteri, ukaba uzi ko hari ukuntu ufata umwanya mu byivuga butumwa, ukaba udashobora kuzamura ubutumwa bw'abamarayika batatu ngo bugere aho bwagombye kugera, ufite ikibazo gikomeye kuri murakora ibyo utatumwe n'Imana. Iyo cy'Imana yadutumye ni ukubwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu mu gihe giheruka, tukabwira abatuye isi ibyo kugaruka kwa Yesu Kristo n'ibyo bagomba kwirinda kugira ngo n'ubugingo buhoraho. Ibindi birenze ibyo ngibyo simvuze ngo ntibikigishwe, ariko iyi ngiyi iba ariyo intego yacu. Hanyuma avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ikintu bitakuramye ni ikintu gikomeye, ariko abantu ntago bakizi. Ariko tuzakigarukaho ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ndashaka ko tuzafatira umwanya uhagije tukabuganira, tukabusesengura, tukumva icyo Mwuka abutuganirizamo. Umurongo wa 8, marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye Babuloni. Babuloni twarayibonye mu cyisho mperutse gutambutsa kivuga iby'umubare, izina n'ikimenyetso. Iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba rw'ubusambanyi bwawo. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, mwumva ko marayika wa gatatu yavuze ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza 10, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuka imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. 11, umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro, abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Haleluya! Ngaho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Mwabyumvise? Abantu muvuga ngo amategeko yavuyeho, ngibi biri mu byahishuwe, ngo abantu batazashyirwaho ikimenyetso, abo ngabo nibo bagomba kugeragezwa bakareba ko bihangana. Hanyuma ninshaka ngarukira aha ngaha indi mirongo wenda tuzayisoma turi gusesengura ubutumwa bwiza mu gihe cyabwo mu buryo bwihariye, ariko nagiye mbamenyeshe ngo icyumweru gihanganye n'isabato. Abantu bamwe bari ku ruhande rw'icyumweru, abandi bari ku ruhande rw'isabato. Nyamara isabato iyo tuyirebye dusanga yarahumetswe n'Uwiteka yayishyizeho, ariko icyumweru cyashyizweho n'abantu. Sinzi impamvu abantu bakomeje kukizirikaho, bagakomeza kugomera ibyo Uwiteka yandikishije, ngo barakurikiza amategeko y'abana b'abantu. Wakemeye ukareka kwizirika ku mihango n'imigenzo by'idini, ukemera ukakira Yesu Kristo akakwereka uburuhukiro bwa nyabwo. Impamvu mvuze ibi ngibi, ndagira ngo mbamenyeshe ko iri tegeko ry'icyumweru twabivuze kera. Mpera kera mbabwira ngo imigambi n'amanama birimo birakorwa, ndetse natangiye mbabwira ngo igihe tuzabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubukungu bwazo buri kumanuka, tuzamenye ko ari igihe cyo kwitegura itegeko ry'icyumweru. Ubu tuvugana mu minsi itarenze 4 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta imwe yafashe kabineti ya leta yose bajya mu kiganiro mpaka cy'ukuntu bashyira itegeko ry'icyumweru ku mugaragaro. Ntago mbabeshya, abo nabitwa ngo ni North Dakota. Mujye muri Google cyangwa kuri YouTube wandikemo ngo Sunday Law North Dakota, urahita ubona debate bakoze
barimo bashyiraho ibiganiro bavuga ukuntu bagiye gushyira itegeko ry'icyumweru, bavuga ukuntu bashaka kurishyiraho. Hanyuma umwe mu basenateri, niba ari n'abasenateri, yarabashije ngo none ko turimo turashaka gushyiraho itegeko ry'icyumweru ariko hakaba hari abantu baruhukaga isabato isanzwe ariyo bita ngo ni Saturday, ariyo sabato isanzwe, abo bantu ibizaba bibareba bizaba bimeze bite? Hanyuma wari yoboye ikiganiro ababwira ngo abo bantu nabo ku munsi w'icyumweru bagomba kuruhuka, nta kintu bagomba gukora, kwibeshya bakagira icyo bakora ku munsi w'icyumweru bagomba guhanwa. Nta kintu mwumvamo. Ibi ngibi bibaye ejo bundi kuwa kane, ngira ngo kuwa kane utambutse, abantu bazaruhuka ku cyumweru ntacyo bazaba, ariko abaruhukaga ku isabato bakaba bashaka ko kugira icyo bakora ku munsi w'icyumweru ngo bagomba guhanwa. Ntacyo wumvamo. Aya makuru yumvire ku murongo, wumve ngo itegeko ry'icyumweru ryatangiye gukomanga ku rugi. Niba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho babishyize ku mugaragaro, barangiza bakavuga ngo nimureke duterane twige kuri iki kibazo, bakaba batangiye no gusetinga kugira ngo umuntu uzakora ku cyumweru tuzamuhana, ariko uzakora ku isabato ibyo ntabwo bitureba. Nta hantu murimo mwumva ibyo bintu byerekeza. Ibyanditswe bikatubwira ngo umunsi muzabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubukungu bumanutse. Kandi mwibuke ko Los Angeles wari umwe mu mijyi yari ikomeye ifitiye akamaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuyerekeye n'ubukungu. Nzabaha imibare y'ahantu ubukungu bwa Amerika bukuntu burimo buragenda bumanuka. None twatangiye kwibona Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Los Angeles irahiye mu bintu byari byarahanuwe. None batangiye no kuvuga ngo mureke dushyire itegeko ry'icyumweru. Nta kintu ni kumva wakemeye kwihana ukazibukira. Ahari nibanze ku bantu wenda bashobora kuba bataruhuka isabato, ariko nawe niba uzi kuruhuka isabato ukaba nanone mbisubiremo, hari ibintu wanze kuvaho, hari ibintu wanze gucikaho, urabeho nta bahetse mfite. Reka dusabe Imana kugira ngo abari itura mitima yacu Yesu Kristo atwereke ko dukwiye kwitwara, ubuntu bwa Yesu Kristo butugeremo, dukenyerwe n'agakiza, umusaraba tumenye agaciro kawo, twumve Mwuka Wera icyo atubwira, twemere twumve ubuntu twagiriwe, kugira ngo agakiza twaherewe ubuntu twe gupfusha ubusa, ahubwo tugire imyiteguro ikwiriye kandi iboneye muri iki gihe kidasanzwe. Ndasoje, ariko reka nguse kugira ngo niba hari aho uri kugundagurana n'umutima, niba hari aho wumva Mwuka Wera arimo akuganza, emera uyoboke. Saba Imana gutsindira imbaraga z'umwanzi zifite aho zikuzirikiye. Saba Imana ikwereka uko ibyanditswe byawe bikwiriye kwigwa. Saba Imana gusukire Mwuka Wera ho kumva ibyanditswe byera ku murongo w'iteka ashaka kubyumviraho, kugira ngo ubashe kugira imyiteguro iboneye. Reka dusenge. Data mwiza, urera icyubahiro n'ikibi cyawe, tugushimiye ijambo ryawe. Tumaze kubona yuko itegeko ry'icyumweru ryamaze gutegurwa, ndetse batangiye no kurijyaho impaka yuko zishobora kujyaho, ariko turakwinginze ngo tubonekere mu mababa yawe. Tugirire neza, udufashe kandi udukomeze, utwambike imbaraga yawe dukomeza muri ibi bihe bidasanzwe turimo. Reka agakiza kawe gasabe mu mitima yacu, musabye mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen.